kuko mu mwanya ubu ni akantu gadatinze yambuye ko ataha saa 9 aribyo nabiri bibamo nyine yagiye koga kera abana ari ibiri by'inama zo twarakoze ntabwo nasinye imikino y'abana nyine n'inama twakoze ngo ntasinye oya ni hano i Kigali ubwo gusa ndi hejuru umuzamu wa Kigali nyine umva n'ibikapu n'iki kandi nkavuga ntabwo muragomba kujyaho kakabanje yampamagaye uyu munsi kubera bindi yumva ko nanemeje kose navuze ntabwo natura mu rugo aha nayanjye ucyatane kugitanga akareka ntabwo wajyana nayawe ubora ngo nayawe harazagarukira none se nk'ubu ngubu tujye ko nyikoresha tujye baba bambaye ngo gutegeka ubu atari igihombo inyama twayije kugera tudasiba kandi twagomye kuba dutegereje ko batazo niba retaranye batuba batuko none biba ngombwa ko bavuga ngo umugaruke musinye kandi byararangiye ubu atari igihombo cyanjye ubwo gusa gusinya ngagenda ko mu kopro twasinye niba rwarabuze muri ayo kunzi kugene nasi cyangwa ko amafaranga atari gukora mufuka nk'uko uhereza ukiri umumotari nyine usinya nayo ngo witwe twemererwa aya ngaya biyakureba niba uturi ku rusizi
kuko biba byarabaze icyo gihe nyine